iby'abagabo narabibonye narakunze ndakunda ariko aho byangejeje umuntu umuyango w'umusazi bakabona umugabo witonda umuyango yarananiranye yananiye umugabo yakoze ibi akosha uwababwira uwabereka agahinda uwabereka kandi nawe umugabo aje hano sha nta kibi yavuga reka mbabwire wenda hano hariho abantu bake Aline Gahunga yararambwiye ati nkumubwire ngo suko bizahora uri kumwumva umuyango wacu isashimwe yese ndazwe sheri ntabwo nyibuka mu myaka yanjye ingana n'iyawe nataranzwe gake narataranzwe ngiye nahaboneyemo n'urupfu rw'umwana ariko ndacyahagaze sheri ntabwo mubeshya ni ukuri Slim Jesus. hari abantu bakenaga ari babandi bagenda birukankana ibintu ariko ni ukubona umuntu agenda sha ni ukuri nari mfuye ni ukuri reka mubwire umuntu umuyango w'umusazi bakabona umugabo witonda umuyango yarananiranye yananiye umugabo yakoze ibi akosha uwababwira uwabereka agahinda uwabereka kandi nawe umugabo aje hano sha nta kibi yavuga gusa iyi si iby'abagabo narabibonye narakunze ko abantu bantaramye ko bamvuze sha ntabwo byari ngombwa kuko ngiye nkunda kwigumanira ibintu byanjye muyango w'ikirara muyango wananiranye muyango yambaye ibi muyango yagiye aha muyango yakoze ibi ariko sha reka nicecekera umugani muyango kereka abatakuzi reka Imana izanwanira tuzi umutima wawe mwiza tuzi uko uteye niyo mpamvu byajinga nta kintu na kimwe uretse gusa amahoro nigeze kureba mu mutima ariko Imana yamaye gusa neza ima gutunga umwana wanjye ima guhagarara ku rugo rwanjye ima amafaranga ni ukuri anyways I thank God hari nta mvura idahita bizagenda neza Aline Gahunga yararambwiye ati nkumubwire ngo suko bizahora reka ndebe ko nitaba kuri call Akimana irankunda ni ukuri abantu bari hano kuri live ni ukuri umuntu azajya yumva agiye kwiheba basi ajya aza kuri page yanjye andebe byonyine nubwo yareba ifoto yongera asubire mu kazi yongera asubire mu bintu ayemo n'abantu bababaye nkumva se naguhumuriza umva hanga mvuga njya kubwira dada wewe allo shalom muya uyu bamwita Aline Gahunga ari n'inshuti wanjye mukuru cyane twaguye rimwe urumva tuhagurukira rimwe umviriza ari ikintu agufite ashaka kukubwira uri kumwumva umuyango wacu isashimwe yese ndazwe sheri rero reka mubwize ukuri ni ukuri reka kandi ubyumve nk'ibintu nyine ntabwo mubwira amakuru ndakubwira ibyo munsi urabizi nta joro ridacya nta mvura idahita sibyo ntubona umuhungu wawe ufite na kare nakuvugaga ahantu nagiye muri bijuteri bari kuvuga kuri umukiriya ndavuga nti ikintu kinezeza no kumubona n'umuhungu we sibyo n'ubu kandi nzamye inyuma reka nkubwire uwo nguwo fete niho kugira ngo Miguel aze nuko niyo yari misiyo yawe iyo misiyo yawe sasa yageze yarangiye urabyumva uwo nguwo akagera ku isi focus on your mission ese sheri ntabwo nyibuka mu myaka yanjye ingana n'iyawe nataranzwe gake ntabwo narataranzwe ngiye nahaboneyemo n'urupfu rw'umwana ariko ndacyahagaze sheri ntabwo mubeshya ni ukuri kwihoraho uzajya ubibona biguhindukira indirimbo cyangwa biguhindukire ibitabo uzandika izahabu iyo imaze kunyura mu muriro irahenda sibyo ntiwambara gold too expensive that's who you are so rero ndakumva ibyo uri gucamo kandi wakoze kubyemera
abantu bishwa nuko batemera ibyo bari gucamo, ariko mpagaze uyu munsi shingiye ku bintu Imana inkoreye, shingiye nyuma y'imiraba yose, shingiye ku kagambane kose kambaye, singuwo Prophet Hakim aba kagambane gusara twarasaze tugerayo, nari mfite imyaka nk'iyawe, ariko sheri uyu munsi nta bintu biri mu kanwa kanjye no mu mutima wanjye nko kuvuga Imana, ibyo rero humura, uyu munsi birashyushye, ariko icyo nkwifuzaho ni kimwe, n'abantu usanze kuri uyu musozi w'amasengesho, reka mwite umusozi w'amasengesho, wasanga twaraye ijoro ku bwawe, ikintu twese tukwifuzaho ni uko inyenyeri yawe itazima, n'iyo ijoro rije inyenyeri irakomeza ikaka, sheri inyenyeri nta yindi ni wowe. amen amuyo Ukomeze ube mwiza, ukomeze, uri kunyumva? Ashobora kuba yagiye. ari kukumva ariko ameze nk'afashije umwana, bwira abo bantu bareke kuguhamagara, nari ngiye kwiryamira uretse urukundo ngukunda. Njyewe nta nubwo njya kuri TikTok, franchement nakurikiye Prophet, ariko sinjya aho, sinzi uburyo bazamuka, nanjye ndatenguka. naje kubera mama Lily. God bless you Lily. Sibyo sheri, rero Muyango ongera ube mwiza, ngiye kukubwira akantu kamwe kambayeho, sibyo sinavuzwe, ariko bya bindi byose byiswe ko ari ibyo navuzwe, uyu munsi Yesu yabihinduye ibi positive kuri njyewe. Navuzwe biziko nshobora kubura akazi, ariko ibyo byose nibyo byampaye stage mpagararaho kugeza uyu munsi. Noneho icyo nshaka kugusaba, focus on it. Kandi reka nkubwire nta kintu usaba Imana ngo ukibure, kandi muri aka gahinda kawe, umva agahinda kawe dushobora kugafata nk'amakuru, icyo nicyo kintu nshaka kukubwira. Agahinda kawe bamwe bashobora kugafata nka content, ariko sheri agahinda kawe gafate nk'ibitabo uzandika. Ni ukuri tuzongere duhure ikindi gihe nk'iki, wadutumiye mu giterane cyawe cyo kuvuga ngo nimuze murebe Imana yanjye, nicyo nkwifuriza. Nubwo isi yakuvugiriza induru, hari abantu bakigusengera, hari abantu Imana yicaje kugira ngo bagire gute baguhe this time. Kandi urabizi ko ngukunda, ntabwo ngukunda on social media, I love you from day one. Duhurira munsi ya stade niho natangiye kugukunda. So rero darling, you are not alone. Gusa ufunga amatwi yo mu isi, ufungura umutima wawe ku Mana, wasamisha akanwa kawe Imana yize yigire gute ikubwira, kuko iyo umuntu arwaye aratangira kuvuga ngo ibirenge birandya, umugongo urandya, ibigize gutya, abandi bakabigira inkuru. Rero sheri, I cover you in the name of Jesus, ngukavarinze muri blood of Jesus. This is your night. Ikindi gihe nk'iki tuzongera guhurira, niba ari kuri live, wenda I don't know, aho ushaka hose, set your standard darling. Uvuga uti ngewe igitabo cyanjye kizagira lancement wenda Brussels, kizagira lancement wenda USA, kizagira lancement wenda Paris. Birashoboka, njye ubikubwira byaranshobokeye, ushobora kubaza Prophet. Ngwino hanga nkubwire kumemeza. Amen. Urumva? So I love you, God bless you. Nubwo ngubwo wenda niba ndacyari mu Rwanda gatoya, ubwo nubona umwanya, let's go for coffee. I love you, God bless Muya you. ndakwandikira, sufite nimero ye? Yego. Afite indi ya kabiri yitaba, I will give it to you. Sibyo? Okay, thank you. Akubwiye amateka aho twatambutse, utwaseka tugapfa, ari kuri live hanga nuko atazi kuzamuka. Tuzabona na shit, let's go for coffee. Ariko Imana iguhe umugisha sheri wanjye, urakoze cyane. Okay, cool. Uyu reka mwereke Muya, uyu bamwita Diane, uyu nguyu bamwita Vava Diane. Vava Diane nawe ni umukobwa, Vava afungura mikro yawe. Uramukunda? Pastor, none se reka nkubaze, waretse kubijya deep cyane, kubona nyine hano ni kuri social media, ibyo ntabwo ujya kubifata. nta kibazo nyine kuba mukunda cyangwa se bahari, nizere ko ntabahari. Aya ntabwo wabifata komsa. Gusa Imana igukomeze, sibyo? Nyuma y'ibi bihe byose by'amarira n'agahinda, Imana yongera iguha umugisha. itonda. Niba wumva ko bamuyanga Imana yabakomeje, nawe ukomeze ku bw'izina rya Yesu. Wongere usubire ku wa muco wo gusenga. Imanza kurwanira n'ibikubaye, imanza kurwana n'ibigukubita hasi. Urumva ko umuyanga akubwira ngo yifujije kuba yasara, ariko Imana ibana nawe. Nawe turategetse mu izina rya Yesu.
Muya uyu mwana wanjye naramubwiye ngo akore protokole mu rusengero urabyumva uwababwira uwabereka agahinda ahagarare ku muryango ajya gukora protokole yabikoze rimwe twakoraga ikintu cyitwa future me ntabwo biba byoroshye pastor ntabwo abizi ukuri I'll always be honest you know me bisaba imbaraga bisaba ni byiza pe ku bantu babikora so good ariko ntabwo byoroshye ngaho babwire ngo Imana ibahe umugisha hari umuntu umbwiye ngo ushiraho ngo agafoto kawe hejuru ngo akurebe ndamubwira ati ariko nta kibazo nanagashiraho gashiraho kugira ngo akubone de kandi ko bashyizeho ka Jericho narakunze bisobanuye iki ndabizi nibyo mba nshaka kwishyiriraho nibyo biba byamaye amahoro ngashoye ifoto kandi ko ariko mana urakoze cyane kubwo kurinda abana bawe mama Muya uyu mwana bita Gatoto ashiraho guta ifoto pardon gato bakubwire ngaho Lili Pupe akubwire nabikora Lili uragenda hariya ugakora kuri karaka nanjye TikTok kuko ndi mushyashya ntacyo ariko yuko ugenda kuri ugakanda aho ngaho mama Biju akubwire mama Lili Biju mubwire please reka mudiyakone yanjye azanga mubwire diyakone mubwire bakirika kuri iyo nzu yawe aho yarinde urafungura nk'ufunguye nk'ugiye gufungura video hanyuma ukirikeho urabona akantu k'icyatsi icyatsi ntabwo nkabona ukirika kuri ntuze yawe kuri profile yawe ufungure ntuze yika urabona hano akantu ka kuri video nk'ucana video nayicanye nta tuntu ubona akantu k'icyatsi n'akantu kariho akantu kamanitse mu kuboko kaga fresh hasi kaga fresh kare ukirikeho hanyuma urahita ujya ahantu ushobora kubona amafoto nkanjye birabona ushobora ko mama Lili Pupe bikunze reba urabona akantu k'umusara Muya nubwo ni wowe Muya ni njyewe none se nubwo wabaye mwiza mana rega pastor nuko umuntu aba yifite ibibazo ariko ubundi Imana iradutwikira ikagusiga ikagutotobeka uracyafite ya foto twisize amarangi ndayifite icyo atarishizeho waza ko njye nta gafoto wansigiye ndayifite imwe dufite amafoto menshi yo muri campaign dufite amafoto menshi guys twisize amarangi njya mfite video yawe ndi kuguhanurira gusa pastor hanurira n'abantu bo muri comment dore baba babuze ukuntu bazamuka like abangaba uzi kugira ngo ibintu wambwiye byambayeho pe direct nta gihe kinini cyaciye dore umuntu wanditse ngo ubu koko na Muyanga afite ibibazo nk'ibya nyina wa Bizuru this ako pastor bwira abantu hano babwira amagambo y'ihumure uzi ukuntu hano abantu baba bafite ibibazo ni ukuri hari igihe umuntu abyuka akavuga ngo mana buracya koko bugacya bwamara gucya umuntu akica avuga se kuko ubu burira koko w'amana we noneho nguyu Diana naramubwiye ibintu yagiye gucamo Diya urabyibuka arabimbwiye pe bihita binabadacemo haciyemo nk'ukwezi bihita biba byose umva byikurikiranye noneho nk'imvura y'amahindu ndavuga ati mana Muya karame wabaye keza disi mama nuko nyine Imana no gutyo yahisemo kuko uracyakunda gutanga amafaranga ariko nsigaye narabigabanyije
none ko iyo ntanze nanjye aribwo mbona amafaranga ni ukuri iyo maze igihe narigize ingona mbura amafaranga nkajya mbona ndi kuyabura nkayabura mana we nkongera nkashakisha abantu njyewe amafaranga mbona ntago ari icyuya mba nabizi ni amafaranga mbona agiye nihera abantu ni ukuri kandi ni ukuri niko kuri ab'igihumbi abe bibiri abo umumotari kwa kundi uri kuvuga umumotari Bosley Bosley, blessings. Ukande yo Bosi Bosley wahageze abantu bose ninjye wabatumiye Bosi namwohereje shia Bosley Muyango Bosley namwibagiwe Bosley ndashaka umusaba imbabazi karibu hano hano kwa kuri pano ya pastor kwa pastor kuri Bosley Pete rwose karibu kuba Bosley mwanyitabiriye murakoze disi muze tujye dusenga reka mbyihorere ni ukuri bajye baza dusenga ni ukuri gusa ntabwo reka tuzahura mu urabona by'isi pastor urabona Bosley Mm. njye namubonye bwa mbere hano kuri TikTok nyine kwa kundi aza nyine abantu bari hano ku ma live bagatanga ama gift n'ibiki ba interested wumvishe ukuntu avuga ni umuntu uza mwese akabanza agaceceka ubu ntabuze nk'isaha amazeho hano ari kumva acecetse yumva atuje kumva ibintu abantu Bosley bavuga wanjye Mana Lili, murabona ko abantu bakeneye amagambo y'ihumure ni ukuri umva pastor ni ukuri mana Thank you. abantu bakeneye amagambo Ubereyeho. y'ihumure urabona abantu bakeneye kamuhereza amagambo umwanya azamuke kamuhereza umwanya nta nubwo aba ashaka kuzamuka disi ni ukuri Bosley reka nze muzamure Bosley kereka gusa aje akadusuhuza akigendera ndaje none muzamure pastor ndaje ni muzamure irihe jambo ni irihe jambo nka kano kanya wabwira nk'umuntu wumva ubu ngubu hari nk'umuntu uba ufunguye live nyine akumva nyine like atishimye cause hari abantu nk'aya masaha nyine aba ari maso ubuze reka n'ibitotsi muhe ijambo urebe thank you my yego sister ijambo ijambo ushaka gutanga nigishije udahari yo mbabarira disi naje ntinze nari mfite abashyitsi hano twigishije twasengeye abantu barabamarira yo twasenze pe twasengeye abantu yakijijwe n'abantu hano hari abantu bakize imbere yacu ese mama Mige yo hari umumama wari urwaye akaguru utagendaga yakize imbere yacu pe yo n'undi mumama ku mugaragaro yego ku mugaragaro kabisa yo n'undi amajwi wumva mu matwi yawe kuyarwanya bigoye ni ukuri uzi umuti wabyo iyo mpano imana imumugisha nawe yaje imana imugire neza okay turamwakiriye ya mpano imana imugire neza